Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ndagushimira wowe wakanze subscribe nawe utarabikora ngusaba ko wabikora nonaha kugira ngo amakuru nkaya arimo ibyegeranyo ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino ku isi igihe cyose tuyashyizeho ujye uba uwa mbere kuyabona. Fred Gisa Rwigema ni izina rizwi mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko nk'uko nari mbikubwiye by'umwihariko mu Rwanda, muri Uganda ndetse no muri Tanzania. Icyo twese twemeranyaho ni intwari y'u Rwanda. Icyo twese tuzi nuko yari mu mugambi wo gutangiza no kurwana urugamba rwo kubohora igihugu agikura mu maboko y'abakoraga jenoside bayikorera abatutsi. Icyo tutemeranyaho bamwe cyangwa se tutazi ukuri kwabyo ni urupfu yapfuye ndetse n'uwamwishe, bitewe n'uko amakuru abivugwaho aracanganye, ateza urujijo kuri bamwe, abandi bagasigara bavugurujwe no kuyo bari bazi. Kuri ubu tuvugana muri uyu mwaka wa 2023 muri uku kwezi kwa munani hamaze gusohoka andi makuru avuga ukuri ku rupfu rwa Generali Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda. Amakuru avuga neza ikishe ndetse n'uwishe Generali Fred Gisa Rwigema. Amakuru mwese muzi avuga ko Fred Gisa Rwigema, uzwi ku mazina yo mu buto bwe nka Emmanuel Gisa, yavukiye mu Rwanda ku itariki 10 mu kwezi kwa kane muri 1957, atabaruka ku itariki 2 Ukwakira mu 1990. Urupfu rwe rwabaye amayobera ku batari bake, bakomeje kuruvuga kwinshi, rukomeje kuvugwa kwinshi, abandi ntibahuriza kuwaba yarahitanye uyu mugabo w'intwari. Mu isesengura ryakozwe n'ikinyamakuru The Independent kivuga ko buri gihugu kigira umuco wacyo. Mu Rwanda hakabamo kugira ibanga no guceceka, ari nabyo byahaye abantu rwaho rwo kuvuga yo bishakiye ku rupfu rwa Rwigema, kuko kuri nyako kutakunze gushyirwa ahagaragara. Iki kinyamakuru kivuga ko Fred Rwigema yatabarutse ahitanwe n'isaso ryarashwe n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda, rimufata rimusanze mu mpinga y'umusozi aho yari ahagaze afite indebakure cyangwa se jumelle, abandi bita binocular. Abari bamukikije baguye mu kantu bayoberwa n'icyo bakora. Kayitare wari ukuriye abamurinda yahise asaba buri wese wari aho kubigira ibanga rikomeye kugira ngo iyo nkuru y'incamugongo idaca ingabo intege. The Independent ivuga ko abandi basirikare bakuru bari bahari icyo gihe mu ngabo za APR ari Major Bayingana na Major Bunyenyezi. Aba bombi ntibagize ububasha, ubumenyi, ubushobozi n'ihererekanyamakuru bikwiye ngo bayobore urugamba. Ariko ubwo Paul Kagame yazaga avuye muri Amerika kwiga ibya gisirikare, yongeye kugira ingufu nyinshi. Izi ngabo zongeye kugira ingufu nyinshi. Paul Kagame yari yaramenye akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Rwigema atakiriho, ariko byari byarakomeje kugirwa ibanga ku buryo nabo muri leta ya Uganda batari babizi. Nubwo benshi babikekaga ukundi, ingabo za FPR Inkotanyi zijya gutera, abasirikare bayo baturutse igisirikare cya Uganda, bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Baratoroka kandi batera Perezida Museveni atabizi, bitazwi n'umugaba mukuru w'ingabo General Major Mugisha Muntu n'abari bakuriye iperereza aribo General Jim Muhwezi na Amama Mbabazi. The Independent ivuga ko mu cyumweru cya mbere cy'urugamba aribwo General Salim Saleh wari inshuti magara ya Rwigema yohereje ba Major Kare Kayihura, Benoni Tumukunde na Ruben Ikondere
ngo bajye kubaza General Rwigema ubufasha nyuma akeneye kugira ngo atsinde urugamba yari yatangije. Bakigera mu Rwanda bahuye na Majoro Bayingana wababwiye mu ijwi ririmo ikiniga ko Rwigema ari ahantu kure cyane ku rugamba ku buryo bitari byoroshye na gato kumugeraho. Kayihura ntiyabifasheho ukuri kuzuye kubera ko Bayingana yabivuganye agahinda kenshi no gucika intege. Ubwo bajyaga gusoza ubutumwa basanze General Salehe arira, ababwira ko yamenye ko Rwigema yaguye ku rugamba. Salehe yari yarabimenyeshejwe na Happy, umwe mu basirikare barindaga Rwigema wamugezeho avuye mu Rwanda mbere y'uko intumwa za Salehe zigaruka. Uyu Happy niwe Rwigema yaguye mu biganza akimara kuraswa. Nubwo habayeho ibyumweru bike byo gucika intege, ingabo zari zatangije urugamba zongeye gusubirana ubushobozi n'imbaraga byo gukomeza urugamba, ndetse ziba igihangange cyane ku buryo bamwe batakekaga. Ibi ariko kugira ngo bigerweho byasabye umuntu ufite ubwenge n'ubushobozi bidasanzwe, uzi kureba kure, kumenya gufata ibyemezo no gushyira ku murongo igisirikare, akagira gahunda kandi agashira amanga. Independent yanzura ko washoboye ibyo byose nta wundi utari Paul Kagame, wanabashije ingabo za APR gufata igihugu mu gihe kitagera ku myaka 4, igikorwa gishoborwa na bake cyane mu bagize imitwe y'ingabo ishoza urugamba igamije gufata igihugu no guhindura amateka yacyo. Benshi iyi nkuru niyo mwese muzi, ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru The Independent ahagana muri 2012. Abandi muzi amakuru atandukanye nk'uko agenda avugwa n'abantu batandukanye kandi mu buryo butandukanye. Ntaragera ku makuru mashya yasohotse uyu munsi ku rupfu rwa Rwigema, amakuru ateye amatsiko ariko benshi batapfa no kwizera. Reka nkubwire ko ubwo Fred Gisa Rwigema yari agiye gupfa, cyangwa se ubwo urugamba rwatangiraga, yari afite umugambi wo kwandika igitabo. Yapfuye atanditse icyo gitabo, ukaba wibaza inkuru cyari kubara, hanyuma bikaba binagoye kwibaza uwazacyandika. Hari imvugo yogeye igira iti nukora ibyiza isi zakwibuka, ariko niwandika igitabo uzabaho iteka ryose. Birashoboka ko Major General Fred Gisa Rwigema yumvaga iyi mvugo neza, ikaba ariyo mpamvu yapfanye umugambi wo kwandika igitabo ku byamuranze. Mu Rwanda buri tariki ya 1 Gashyantare hizihizwa umunsi w'intwari. Uyu munsi ndetse birazwi ko aba ari ikiruhuko. Imwe mu ntwari zizwi cyane iza no mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi ni Fred Gisa Rwigema, watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Yarayoboye izari ingabo z'umuryango wa FPR Inkotanyi zitwaga APR, cyangwa se Armée Patriotique Rwandaise. Yaje gupfa arashwe ku munsi wa 2 w'urugamba, hari ku itariki ya 2 Ukuboza mu 1990. Si mu Rwanda gusa Rwigema wapfuye asize umugore n'abana 2 afatwa nk'intwari, kuko no muri Uganda aho yakuriye nk'impunzi ari cyamamare kugeza ubu, kuko yari ku ruhembe rw'abasirikare bagejeje Museveni ku butegetsi. Nk'umusirikare muri Uganda, Rwigema ni intwari ikomeye ukurikije uko amateka azwi abisobanura. Rwigema yarwanye kandi ayobora ingamba nyinshi kuva muri 82 kugeza muri 90. Gusa urugamba rwibukwa cyane kurusha izindi, nk'uko bamwe mu barwananye nawe babivuga, ni urwitiriwe Colonel Kirak rwabereye mu karere ka Gulu muri 84. Abaganiriye n'umwanditsi w'iyi nkuru, muri urwo rugamba abarwanyi ba Uganda baguye mu gico cy'abasirikare babarushaga cyane ubwinshi, maze benshi bafatwa mpiri. Gufatwa nk'imfungwa y'intambara ngo ni ishyano ryo mu ntambara abo basirikare cyangwa undi wari we wese atakwifuza kugwamo. Icyo gihe ngo wari uyoboye izo ngabo yahamagaye Rwigema akoresheje icyombo, amusaba ubufasha ngo abimane kuko bari mu mahina. Rwigema yahise ategura umugambi wo kwimana abo basirikare,
cyangwa se kubatabara mu gitero yagabye ku mwanzi maze kigahitana uwari uyoboye abasirikare babateye witwaga Kirama, wari indwanyi cyane mu ntambara. Nyuma y'icyo gihe abo Rwigema yayoboraga bamuhimbye akabyiniriro ka James Bond. Aganira na The East African mu kwezi kwa munani muri 1996 nyuma yo gusezererwa mu gisirikare, uwitwa Kadogo Christopher Rubega wamamaye cyane muri ziriya ntambara za Uganda yavuze ko yibuka cyane urugamba rwa Kirak, nubwo atavuga neza niba koko abarwanyi ba Uganda baraguye mu gico cyangwa ari ingabo zasakiranye n'umwanzi. Ati uwo munsi twatakaje abasirikare 300 maze njye n'inshuti yanjye n'abandi dufatwa n'umwanzi. Rwigema yagabye igitero cyo kututabara maze kiramaricwa. Reka noneho nkubwire ku gitabo Rwigema yapfuye atanditse. Iki gitabo yapfuye atabashije kwandika. Uwitwa Ariro yanditse mu kinyamakuru ko rimwe igisirikare kigeze gutwara mu ndege abanyamakuru ibakuye i Kampala ibajyanye i Gulu, nyuma inyeshyamba zigometse zo mu mutwe wa Holy Spirit Movement zari zagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Uganda aho i Gulu. Aho ngo ingabo za Uganda zahishe abagera mu magana muri abo barwanyi. Uwayoboraga diviziyo ya 4 yitwaga Lieutenant Colonel Sande Mukuru ngo bishimiye cyane akazi kari kakozwe n'ingabo zabo uretse Rwigema wenyine. Nyuma y'ikiganiro n'abanyamakuru, Ariro ngo yegereye Rwigema icyo gihe wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije ngo agire icyo avuga, ariko Rwigema aramwihorera. Ariro yanditse ko Rwigema yamubwiye amushwishuriza ati oya igira yujye kure, sinshaka kuvugisha itangazamakuru, genda ubaze mukuru niwe uyoboye hano. Aha ariko ngo Ariro yarakomeje aratitiriza, akomeza yandika ati nanze kugenda, mbwira Rwigema nti singufata amajwi, ndabigusezeranije. Aha ngo Rwigema yaramwenyuye maze abaza Ariro ati harya witwa nde? Maze Ariro aramubwira. Rwigema arongera aramubaza ati ukomoka inaha hafi se? Ariro aramusubiza ati oya, ariko igice kinini cy'ababyeyi banjye bakomoka Irira. Aho ngo Rwigema yamwitegereje igihe cy'umunota wose maze aravuga turabona nta mpamvu nzima yatuma Abagande bakomeza gupfa nubwo baba barigometse, yaba nashoboraga guhagarika ibi byose. Ariro akomeza yandika ati aha baraje bansubiza inyuma, gusa nibura Rwigema niwe muyobozi mukuru wa mbere mu basirikare namenye wababazwaga no kubona abasirikare b'umwanzi bapfa ku bwinshi. Yego yari umusirikare w'umutima wabajwe bitandukanye n'iy'abandi, ni nayo mpamvu nabaye inshuti ye, bisa naho yari yarankunze nanjye. Aho twakomeje tuganira ku buzima bwacu bwite. Noneho Rwigema yambwiye ko yari gusezera vuba muri NRA. Asubiramo amagambo ya Rwigema ati ndashaka gushyira iherezo kuri ubu busazi bwo mu majyaruguru, nzabona nsubire i Kampala ubundi nsabe kurekurwa kugira ngo ntahe iwacu. Nuko Ariro abaza Rwigema ati ubwo hazakurikiraho iki? Rwigema ati ndashaka gusa kuba njyenyine hamwe n'umugore n'umwana wanjye. Ikintu cyonyine nshaka gukora ni ukwandika igitabo, nkandika ibyo nibuka byose byambayeho. Rwigema yabajije Ariro niba yarashoboraga kumufasha kunonosora icyo gitabo. Ariro ngo yaremeye, ariko abwira Rwigema ko nta bunararibonye yari afite mu kunonosora ibitabo. Ati narahagurutse ngo ngende, maze ngeze hagati yaho nari kumwe na Rwigema naho bagenzi banjye bari arampamagara ngo ngaruke. Arambwira ati Kevin, urabona nakoreye Uganda ibyo nari nshoboye byose, ubu ndashaka gutaha iwacu mu Rwanda. Ariro yavuze ko atumvaga neza icyo gihe uko Rwigema yashakaga kugaruka mu rugo mu gihe Habyarimana atari kubanza gukubitwa icyuhagiro agahinduka nyabyo.
ati icyo nashoboye kubaza ni ikibazo cy'ubugoryi, nti iby'igitabo se bizagenda bite? Maze Rwigema aramusubiza ati sinifuza kujya mu butegetsi, nzahita nsezera igisirikare nitugera i Kigali, ariko nyine nandike igitabo. Rwigema aha yasabye Ariro kugenda. Uko byagenze rero, ubu yabara umupfumu koko. Rwigema ntiyabashije gukandagiza ikirenge i Kigali agihumeka nk'uko yabyifuzaga. Hagati aho nkwibutsa ko n'uriya munyamakuru Ariro wari inshuti ya Rwigema nawe yapfuye.